Kuva mu mwaka wa 2008 mu Rwanda hashyizweho inama y'igihugu y'abaforomo, abaforomokazi n'ababyaza. Mu nshingano z'inama harimo no gusuzuma ubumenyi n'ubushobozi bufitwe n'abanyeshuri bize ubuforomo ndetse n'ububyaza ndetse n'abamaze kugera muri uyu mwuga. Mu rwego rwo gusuzuma ubu bushobozi, iyi nama itegurira ibizamini abanyeshuri, ubitsinze agahabwa icyemezo bityo akabasha kwemererwa gushaka akazi. Bamwe mu banyeshuri barangiza kwiga bo bavuga ko bibagora kubona uburyo bwo gukora iki kizamini kuko ngo bacibwa amafaranga arenga ibihumbi 90 kugira ngo babashe kubona icyangombwa mu gihe nta kazi kabaha amafaranga baba bafite. Nyamara ikibazo nyamukuru niho batwemera ko twajya mu kazi ngo tugende tukore tuyashake tuze tuyabaha ariko twagiye no mu kazi. Iki cyemezo ntago cyaje kireba barangiza kwiga gusa kuko ngo hari na bamwe kutagira iki cyemezo byatangiye kugiraho ingaruka zo kubura imirimo bari basanzwemo. Gusa ku ruhande rwabo bifuza ko bazajya bahabwa igihe cyo gushaka iki cyangombwa aho guhita babirukana mu kazi nuko ngo bijya bibagendekera. Mu rugaga rw'abaforomo n'ababyaza hari icyangombwa batanga cyitwa license, ariko icyo cyangombwa kugira ngo ukibone ni icyangombwa gisaba igihe kirekire. Kugeza ubu twebwe turahagaritswe, ntabwo turi mu kazi kubera icyo cyangombwa cya license, ariko ibindi byangombwa byose bisabwa turabyujuje. Twashatse kumenya icyo ubuyobozi bw'iyi nama butekereza kuri ibi bibazo, maze tuganira na Julie Kimonyo, umwanditsi mukuru mu nama y'igihugu y'abaforomo n'ababyaza. Ku bijyanye n'ubwinshi bw'amafaranga, avuga ko bakagombye kubanza kumva agaciro k'ibi bizamini bityo bagakora ibishoboka bakishyura, cyane ko ngo ari ibintu biba rimwe gusa. Kandi abazi neza yuko azagikora abafite igihe cyo kugira ngo azayatange. Igihe barazi ngo ku ishuri barababwira bakayatanga, abo bize hanze aza kwiyandikisha igihe yumva yuko ari tayari. Uri tayari wese arayatanga. N'ubu utaritegura waba ubyihoreye. Ariko umunyeshuri we abazi ngo ninzarangiza nzakora icyo kizamini, yabagiye kwitegura. Ni ibintu byarimo. Ku kibazo cya bamwe bavanywe mu kazi kuko nta cyangombwa bari bafite, uyu muyobozi akomeza avuga ko bakoze ikosa ubwo bajyaga mu kazi nta cyangombwa bafite. Akomeza ashimangira nanone ko abantu bakagombye kumva agaciro ko guhabwa iki cyangombwa. Wowe ugomba kutwereka, wowe urashaka kutwereka yuko ukora ngo urabishoboye. Niba ubishoboye nawe bitwereke. Ingaruka nuko hari ingaruka ebyiri zikuriho. Wowe ushobora kubitsindwa ubwa mbere, ubwa kabiri ntabwo uzabitsindwa kuko igihe uba waraje kwiyandikisha ngo uzakora ikizamini ntawe ugukurura ku ngufu. Ugomba kwiyandikisha uzi neza ngo uzabikora. Ariko ubundi ntiwakabaye unakora utariyandikisha utafite n'icyangombwa. Ubundi ntabwo byemewe. Bamwe mu banyeshuri babashije gukora iki kizamini bakanagitsinda bo bavuga ko usibye ikibazo cy'amikoro bahura nacyo mu gihe cyo kwishyura ibyangombwa, ngo baranasaba ubuyobozi bw'iyi nama ko bwashyiraho amashami mu bice bitandukanye by'igihugu bikaboroheza ingendo bakora baza gushaka serivisi i Kigali, dore ko ariho honyine iyi nama ikorera kandi bakaba bahahurira ari benshi. Urabona kuba umuntu yafata urugendo rurerure ahantu bikorerwa ni hamwe mu Rwanda honyine. Ubwo rero bibaza abantu bose bo mu Rwanda kugira ngo bazahurire aho hantu hamwe, ntaba batumanye wenda ngo twe tuzaze ejo uvuge ngo haraba naba. Umuntu kuhaza mwese mukahurira mwaba benshi nyine, bamwe bakabaha gahunda wenda yejo. Icyifuzo bibaye byiza numva niba bagira nka agence nko mu karere cyangwa se mu ntara, ku buryo umuntu niyo iyo serivisi yagiye kwaka atabona uko ayibona umunsi wenda bukeye ntibimusabe déplacement ndende. Iyi nama y'igihugu y'abaforomo, abaforomokazi n'ababyaza yashyizweho mu mwaka wa 2008. Naho iyi gahunda yo guhabwa icyangombwa cyerekana ubushobozi ikabireba barangiza amashuri mu mashami y'ubuforomo n'ububyaza ndetse n'abasanzwe mu kazi bakagezemo kuva mu mwaka wa 2000 kuzamura. Nitwa Uwiringiyimana Patience, Royal TV.